twige kubaho. Bavandimwe, ubu buzima turimo nubwo butubana bugufi hano ku isi bumeze nk'urugendo rurerure rurimo amahurizo menshi, akenshi atugora kuyabonera ibisubizo. Umuntu wese ushyira mu gaciro agomba iteka gutekereza uko ejo azamera, atari nawe gusa, ari na sosiyete arimo. Nyamara babiri bicaye bakajya inama bagana icyiza, Imana irabasanga. Umuntu utazi kwibaza impamvu ariho niwe ushobora no kugera aho akora bidakorwa. Twige kubaho, isi tuyita ku bwiza. Ikiganiro Twige kubaho mugikurikira ku cyumweru saa 12:30 za mu gitondo no kuwa kabiri saa 3:30 zo ku mugoroba kuri Radio Maria Rwanda. Turabasuhuje inshuti za Radio Maria Rwanda, nimugira amahoro ya Kristo. Murasuhuzwa na Vincent de Paul Ntabanganyimana. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu Twige kubaho. Mu kiganiro cy'uyu munsi turasubukura ingingo tumaze iminsi tuganiraho ivuga ku kubaho mu kuri. Twabonye ko kubaho mu kuri ari bwo buzima, ari cyo kijyanye na kamere yacu twebwe abantu. Kubaho mu kuri nibwo buzima butubereye, ariko kandi kubaho mu kuri bikaba n'ubutwari, nk'uko turi buze kubyumva muri iki kiganiro, aho Padiri Kayisabe Vedaste agiye gukomeza adufasha kumva ukuntu umuntu amateka azahora arata ni umuntu ugerageza kubaho mu kuri mu buzima bwe bwose, kabone ndetse nk'uko muri buze kubyumva niyo byamugiraho ingaruka mu buzima bwe hano ku isi, ko amateka azasigara ahamya ko kubaho mu kuri ari cyo gikuru mu buzima bw'umuntu. Turi bwumviremo ko umuntu yasimbuka imitego imwe n'imwe ishobora kubuza umuntu kubaho mu kuri. Ntatinze rero tugiye gutangirira ahangaha ku ngorane abantu bamwe na bamwe bajya bagira, bikaba byatuma ugize intege nke ashobora kugwa mu mutego wo kubaho mu kinyoma, kandi kubaho mu kinyoma nta handi byerekeza, bituma umuntu arangiza nabi ubuzima bwe. Reka rero dukomeze ikiganiro cyacu. Hari abantu bajya bakunda guhura n'ingorane mu kazi, amahirwe nuko wenda atari benshi, ariko niyo yaba umwe kiba ari ikibazo. Hari igihe nk'umukoresha ashobora gushaka ko umukozi afite umugore akamubwira ati nutareka ngo turyamane uratakaza akazi. Ibyo bita ruswa y'igitsina. Iyo bayivuga no kubera ko hari naho ibigaragara ko araho biba, kandi birashoboka ko hatari hake. Uyu muntu yakwitwara te niba akazi ariko kari kamutungiye urugo, none kwanga kuryamana n'umukoresha we bikaba bishobora gutuma atakaza ka kazi kari kamutungiye urugo, kamufashirizaga abana kwiga, mbese kari byose mu buzima bwe bwa hano ku isi. Yakwitwara te? Ese yahitamo hakanira agatakaza akazi, cyangwa se nawe yamurerega? Aho ngaho urumva tugeze mu bikomeye nyine. Tugeze mu bikomeye, ariko icyo dushaka ni ukubaho mu kuri. Kubaho mu kuri mbere na mbere ni ukubaho hatarimo icyaha. Iyo mubayeho mu cyaha nyine muba mutariho mu kuri, biratari byo. Hanyuma ukavuga uti se uburyo bwiza bwo gukora ni ubuhe? Ni ukutsemba ukajya hanze ukabura igitunga abana bawe, ari uguhitamo hagati yo kubaho mu cyaha no kubaho mu bukene. Ubundi kubaho mu kuri ni uko wahitamo kubaho mu bukene, aho kugira ngo ukomeze kubaho muri ubwo buryo. Iyo hariho indi nzira ishoboka, kuko abantu nicyo babereho nyine, banatekereza bati nshobora kubaho ntari mu cyaha kandi ntabuze n'aka kazi. Ubundi iyo nzira ihari niyo wahitamo kugira ngo ushobore gutunga urugo rwawe kandi utari no mu cyaha. Hari uburyo bwinshi rero bwakoreshwa. Tuvuge hariho amategeko arengera umukozi ku buryo yakurengera mu gihe ibintu bimeze uko. Hari n'ubujyanama cyangwa se no kureba n'uwo muntu ukamushyira mu cyo umuntu yakwita yuko ari ugushyira mu gaciro. Ukamubwira uti ibyo bintu urimo umbwira ari umugore wawe urimo bisabwa n'undi, wowe
wumva byagenda bite? Niba ataranashaka ari mushiki wawe uri mu bintu bimeze bityo, wumva wamuhitiramo gutanga ruswa imeze ityo? Iyo yakubwira ati nabikora, jya uheba uwo muntu, ubona yuko uwo muntu ariho mu kitarukuri. Wenda wavuga ati mfite intege nkeya, ndumva nkururwa n'iryo, ariko ntabwo wazagera uvuga ngo kuba mukuri ni ukwemera kubaho muri icyo cyaha. Byaba atari byo rwose, byaba atari byo. Iyo bibaye yo uhitamo kubaho mukuri, ariko ntabwo wahitamo ikintu uvuga ngo mpisemo kubona igitunga urugo rwanjye, ariko ngiye kwiberaho uko mbonye, ngiye kwiberaho mu buryo budakwiye. Ibyo rero birahari, nabyo Yezu yavugaga, kuko umuntu ugufiteho ububasha iyo ashaka kukubeshaho mu kibi, nibyo bita skandale cyangwa skando. Ni nko kukubeshaho mu kibi kandi wari umuntu ukwiye kubeshaho abantu mu cyiza. Kera babyitaga sakirirego. Ubundi umuntu mukuru ntabwo ari ukwiye kujyana abato kuri we mu kibi. Icyo rero ni bya bindi Yezu agaya cyane abagusha abandi mu cyaha. Akavuga ko rwose birutwa nuko bajya bamuzirikaho urusyo rusheshwa n'ingamiya nyinshi bakamujugunya mu nyanja, kuko kiba ari icyaha gusa, kiba ari icyaha cyawe. Noneho n'uwo wundi ugushije mu cyaha wikorera n'icyo cyaha cye. Bitavuze ko ngo wemeye kukigwamo nawe atagifite, ariko kiba gifite icyo umuntu yakwita ko ari nk'inyoroshyacyaha, naho wowe wakimugushijeho ufite indemereza cyaha. Ni ibyo rero ubuzima bwacu akenshi bubamo ibyo ngibyo bikurura umubiri w'umuntu, bikurura abantu kuba bajya mu kibi. Ni nko kumva umuntu, kuko barahari abantu bavuga bati umuntu atibye ntakira, akumva ashyigikiye icyo kintu, cyangwa se ntawubaho atabeshye, bakumva ibyo ari cyo cyitwa ukuri. Ibyo ngibyo rero ni ibintu bituma ubuzima bw'abantu bwangirika, ni ibintu bituma sosiyete umuntu arimo igira abantu bangiritse. Ni kwa kundi wumva abantu bafite igihugu gifite byose ariko kumva barakena. Ibyo byose ni ukutabaho mukuri. Umukire wabikoreye ubikorera, ariko akima byose kandi hari ubundi akora kugira ngo bimutunge, ibyo si ukuri, ntaba ariho mukuri. Nanone wa undi w'umukene cyangwa se udafite aho akura akagira ibintu birenze ubushobozi utazi aho yavanye, nawe ntabwo aba ariho mukuri. Niba yarabivanye mu rusimbi, niba yarabivanye mu kwiba, niba yarabivanye mu guhuguza, niba yarabivanye mu nzira we wenyine azi ariko zidakwiye, ubu ngubu ntabwo aba ariho mukuri. Ubwo twari turimo tuvuga nk'igihugu gifite byose ariko ukabona gikeneye, ni ukuvuga ko hari abantu baba batabayeho mukuri. Nanone cya kindi kidafite namba ariko ukabona gitunzwe no gusahura ahandi, nabyo ntabwo ari ukuri. Siko kuri. Ukuri ni uko umuntu yatungwa n'ibyo yakoreye, agatungwa n'ibyo afite, hanyuma ibyo afite ari byinshi cyane. Nanone ntabwo ari ukuri iyo iruhande rwawe hari ukennye, ugakora nkaho ntawe uhari. Ibyo rero bimeze nka bya bindi bya Lazaro na wa mukire na wa mukungu, aho umwe afite byose undi ari munsi y'ameza akajya atungwa n'utuvungukira. Ibyo ni by'amaherezo yabaye mabi, kandi n'ubundi amaherezo abazaba mabi. Ubundi kubaho mukuri no kubaho ufite ibigutunze byaba byinshi, ugafasha n'abandi kubona ikibatunga. Buri Imana ni umuhanga ukomeye, kuko yahaye abantu ibibatunga. Abadashobora kubigeraho ubundi baba bakwiye gutungwa n'abashobora kubigeraho bakaretse, kuko Imana yabibahaye kugira ngo, ntiyabibahaye bo ubwabo kugira ngo babeho mu birenze ibikenewe, yabibahaye kugira ngo babibemo mu rugero. Niyo mpamvu ngira ngo hariho n'indwara zica barya bagakabya, nk'uko hariho indwara zica abatari ibyo kurya. Byombi ni bibi.
cyahurya mwanza umuhora dutoza gukunda ibyo mana dusingize hazabayigana twongere imbaraga tukwizihire. Iki ni ikiganiro twige kubaho kuri radiyo Mariya Rwanda, kibageraho ku cyumweru saa 12:30 za mu gitondo no kuwa kabiri nimugoroba saa 3:30. Twige kubaho. Ndacyagaruka ku kibazo cy'abadamu cy'abagore kuko kubera intege nke zabo bakunda guhura n'ingorane nyinshi. Umudamu agize atya, agiye kuvoma bwije cyangwa se akoze urugendo bwije, ahuye n'abagizi ba nabi bimufashe nko ku ngufu. Ese arataha abibwira umugabo iryo banga azaribika? Niba se banamwanduje indwara bizagenda bite? Ahangaha umugore yabyitwara mate? Arabika kwa kuri kuko wenda bibwiye umugabo bishobora kumuviramo ikindi kintu cyo kuvuga ati urambeshya, mwari mwabivuganye none ubonye nzabimenya. Uyu muntu yabyitwara mate bigenze bityo? Ubwo tugeze mu bigora ubuzima kandi birahari byinshi. Aho rero niho hagaragarira umuntu w'agaciro, umuntu uburyo intwari igaragaraho rukomeye. Uko umuntu yitwara mu bibazo bikomeye nk'ibyo niho abantu baba bazamwibukira cyangwa se n'amateka akazamusigara. Ntibivuga yuko mu gihe cy'ako kanya bishimira, ariko amateka bazamwibuka, cyangwa se niyo atamwibuka Imana y'ubwayo ikazamwibuka. Uwo muntu yagize ibyo byago, agiriwe nabi. Akenshi hari igihe abantu bazitirwa n'uko basanzwe cyangwa se n'intege nke basangamo, akaba wenda yatinya kubivuga kubera ko uwo bari kumwe basanganywe ari buvuge ati ni ibisanzwe, akaba wenda yagera kuri icyo. Ariko tuvuge yuko usanzwe uri inyangamugayo. Niba usanzwe uri inyangamugayo, kubivuga bizaba bibabaje cyane, bizabaza umugabo wawe nk'uko nawe byakubabaje, si ibyo wateganije. Ariko reba ikizavamo, ingaruka zacyo uko zingana. Niba uwo mwanya ubona udashobora kubivuga uko byagenze bityo, wenda afata umwanya wo gutekereza icyo gukora. Ashobora kuba mu burwayi, ntuzi icyo byatanga uko byagera gute. Icyo gihe hari igihe kwa kurerega kuzaba kwiza, ukaba wasaba yuko wabwira uwo mwashakanye ikibazo, ukaba wareba uko ukivuga mu buryo buteruye. Wavuga yuko urwaye, kuko nabyo ni uburwayi nyine, kubera yuko ntububizi ibyo biba byakubayeho, biba byaguteye uburwayi muri wowe, bitavuga uburwayi wenda ubu ngubu tuvuga byamuhungabanyije, biraguhungabanya. Ukaba wasaba uwo mwashakanye kuba akoroheye kuko hari bitameze neza muri wowe, cyangwa se ukaba wareba ukavuga uti uyu ni umuntu dukundanye, ngiye kubimubwira kugira ngo yakire ibi byago nk'aho ari we byaba byabayeho. Birashoboka byose, ureba icyafasha, ni iki cyafasha, ni iki kitafasha muri ibi ngibi. Ariko kuvuga uti ndabyihoreye bizacaho biciye, icyo gihe ntabwo biba ari ukuri, biba atari ukuri, kandi ntimwamuzubakira no ku kuri. Icyo mbona umuntu ashobora gukora ni ukuba aretse, hanyuma agasaba imbaraga zo kubivuga no kuzamenya kwakira ingaruka, kuko burya ibyago umuntu agize ntabwo wakora ku buryo ingaruka udahura nazo. Wenda wagabanya uburemere bwazo, ariko ntiwareka guhura n'ingaruka. Tuvuge niba ugize nk'ibyago ukikubita hasi, ukavunika ukuguru cyangwa se ugakomereka ukuguru, ikizashobora gukorwa ni ukukuvura bakagabanya ingaruka, ariko uzagira inkovu, nayo iba ari ingaruka. Uzagira ubumuga runaka, ibyo ni ingaruka. Uzagira ikintu gihinduka muri wowe byanze bikunze. Ibyo rero hari igihe dusabwa guhangana n'ingaruka zabyo. Ubifashe no ku rwego rugari, ntiwakwicara mu buryo
nk'igihugu nk'u Rwanda ibyago wenda nk'ibya jenoside yabaye mu Rwanda, uvuge ngo ibyo twashobora gukora cyafasha no kujya duhisha abantu ko twagize ibi byago, ibyo ntacyo bifasha cyane. Nanone ntiwavuga uti kugira ngo ngire amahoro ngomba kubyibagiza nkajya mbisimbuza ibindi. Hari abantu tuvuge nko mu muryango w'abantu baba barahemutse wenda akabagira nk'uruhare, hariho abashakira imbaraga mu guhakana cyangwa se mu kubyita ukundi, mu gushakisha uburyo bizamo ikiribure y'ibintu itazavugwa. Ibyo ni byo siko kubaho mu kuri. Kubaho mu kuri ni ukumenya no kubana n'ingaruka z'ibyago waragize cyangwa se ikibi wenda warakoze. Ikibi iteka kigira ingaruka, ahubwo ukarwana no gushaka gukora icyiza, kuko ingaruka nziza niba zishobora kuvugwa, ibizakomoka ku cyiza wakoze nibyo biba bishobora kuzahangana n'ikibi warakoze cyangwa se ikibi cyabaye mu mateka yawe. Ibyo twavuga ni byinshi kuri iyi ngingo. Wa mugani hari igihe umuntu aba yarakoze nk'icyaha ariko mu mutima we akaba nta mahoro afite, akumva nta mahoro afite, rimwe akumva yabivuga, yareba nk'uwabibwira, ubundi akabavuga nk'umuntu wakoze icyaha gikomeye, tuvuge nk'umuntu wishe umuntu, akaba yaramwiciye nk'ahantu bari bonyine nta n'uwigeze amubona. Icyumvikana cyo ni uko nta mahoro aba afite, ntayo. kuko niyo aryamye arabirota, ntashobora gutora agatotsi. Ese uyu muntu agumane, sinzi ko umuntu yabyita no kuri icyo kintu umuntu aba abitse, ahubwo ni ikinyoma, kugira ngo abeho mu kuri yabigenza ate kugira ngo yihambure kuri uwo mugozi w'umuziritsi? Ngira ngo cya mbere no icyaha gikomeye baragikoreye Imana, abanza kwiyunga n'Imana, ariko Imana imusaba no kwiyunga na sosiyete arimo. Kwicara aho ngaho ukumva yuko amahoro ufite ari amahoro yuko abantu batazi ikibi wakoze, kandi sosiyete warayihungabanije wenda batazi gusa uwabikoze, yewe na kamere mu bantu, kamere rusange y'abantu igera aho ngaho ikagutera n'ibindi, kuko abajya buryo ukabona barasoze, kwibaza icyabashajije cyabateye nko gusara, ugasanga icyabashajije ni ikintu kiremereye, cyangwa ugasanga afashe nk'umwana mu rugo mukubise ikintu nawe aramwishe, ugasanga noneho cya kintu yahishiriye kigaragaye noneho kikubye kenshi. Ibyiza rero ni ukwibohora kuri icyo ngicyo, wiyunga n'Imana ariko ukiyunga na sosiyete, noneho ukamenya kwakira izo ngaruka. Tuvuge niba ufungiwe yuko wishe umuntu, ntabwo uzibasira uwagufunze, ibasire wowe ubwawe, usaba Imana imbabazi aho uri, kandi uhore wumva uwo mwavugana wese wumva ubabajwe n'icyo kintu kiba cyarabaye. Nanone ariko burya umuntu ajya kugera aho yica umuntu, kereka yari impanuka, ikigeze umuntu aho ashobora kwica umuntu burya aba yarangije no kwangirika. Ni ukuvuga yuko n'ubundi ni nk'urugendo umuntu aba agomba gukora, kandi akanarukoreshwa na sosiyete arimo n'abandi bantu. Aba yarashize nta guciye mu ijambo. Iyo tuvuze kwica umuntu, harimo n'ababikora bakoresheje nk'uburozi, akaba yaroze nk'umuntu mu ibanga ntihagire ubimenya. Ubwo aho hose niho mwakomeza n'ubundi muganisha inama. Sosiyete ni nabyivuga, ivuga yuko uwishe umuntu anatinya no kumureba, kuko iyo amurebye kamere y'umuntu muri rusange iraguhana. Ntiyagenewe gukora ibyo, irakwihanira yo ubwayo. Kwa kundi kwanga kujya aho abandi bari, kwa kundi kuryama karota ikintu kibi, nta muntu ugira amahoro yakoze icyaha kimeze nk'icyo ngicyo, ntibishoboka. Amahoro rero umuntu ayahabwa no kubaho mu kuri. Ibi turiho tuvuga wenda tuzagira igihe twibaza niba bishoboka kubaho mu kuri 100%, ariko washobora nibura kwifuza kubaho mu kuri, hanyuma ibindi bibayeho Imana yaduhaye inzira yo kunyuramo twicuza ibyaha, abantu bakajya bahora baharanira kwicuza ikibi baba barakoze. Nibyo byiza, nibyo byo kubaho mu kuri. Naho ari ibyo wakoze mu ibanga, Ivanjiri ivuga yuko
nta gihishe kitazagaragara. Ari icyo kibi wakoze nk'uko icyiza wakoze gitinda nacyo kikamenyekana iyo washatse kuzigira ibanga nacyo kijyaho kikamenyekana. Nta gihishe kitazamenyekana, ni ukumenya gusa uko umuntu yahangana n'ingaruka cyangwa se n'ibizakomoka kuri icyo ngicyo wakoze iyo atari ikibi. Hari igihe umuntu aherekezwa n'ibyiza yakoze, nk'uko ahemukirwa n'ikibi yakoze yibwira ko ari ibanga ntacyo bizamutwara. Twongererine mutwungure inama tureke gutakira uwadutabaye. Mana dusingize azabayigana, twongere imbaraga tukwizihiwe. Iki ni ikiganiro Twige Kubaho kuri radiyo Mariya Rwanda. Twige kubaho. Duhereye kuri ibi twagiye twumvira muri iki kiganiro, nanone tumaze kugiramo ibice bingana gutya, tukazakomerezaho ubutaha. Ni nk'uwe mugambi umuntu yafata umaze kumva iki kiganiro, buri wese aho ari? Ngira ngo twafata umwanzuro nibura aha tugeze yo kugerageza kubaho umuntu aciye bugufi. Iyo uciye bugufi wemera yuko wakosheje iyo wakosheje, ukanabona yuko ukwiye kugira icyo ugirira abandi, kandi ukamenya yuko icyiza niwo muti w'ikibi. Ahiganje nabi jya uhaganjisha cyangwa se jya uhakwiza ineza, niwo muti. Nk'uko habaho umuti uvura malariya, hakabaho kwaritemu y'ikibi n'ikiza ukora. Niba hariho wahemukiye abandi, wowe ukaba warashyize imbere gufasha abandi no gufatikanya n'abandi, nibwo buryo bwo kuvura ikibi. Niba hariho ikinyoma gihari, ngira ngo abantu bazavurwa no guca bugufi bakemera yuko ari ikinyoma, abantu bagashaka ukuri, kuko ntabwo abantu bashobora kujya mbere mu kinyoma. Ubu tubona yuko hari abantu batumbagira, ukabona yuko hari nubwo abantu bajya bibwira yuko abatera imbere ari abagira nabi. Hariho n'indirimbo ivuga ngo ubona abagira nabi ari bo bagwira, naho abagira neza bagacika intege. Burya ni uburyo bwacu bw'abantu bwo kuvuga. Kandi zaburi hari aho ivuga ngo bameze nk'umurama ukuburwa n'umuyaga. Amaherezo yabo ni ukurimbuka. Ni ukuvuga ko umuntu atababazwa n'uko abona abagira nabi ari benshi, bagwira. Mu yandi magambo, umuntu ashyize mu kuri, ntabwo abagira nabi bagwira. Ntibagwira kuko bagwira kugira ngo bazarangire. Naho ubundi nta neza y'ubugizi bwa nabi. Aho rero twafata umwanzuro wo gukunda icyiza tukagiharanira, gukunda ukuri tukaguharanira, tukabaho mu rugero, tukabaho mu kwicisha bugufi, tukabona yuko abandi ari nkatwe ubwacu, nanjye ndi nk'abandi. Icyo niyifuriza agiye ubwanjye nkakifuriza n'abandi, n'icyo ntiyifuriza sinkifurize n'abandi. Nicyo cyadufasha, nicyo cyafasha abantu muri rusange. Murakoze inshuti za radiyo Mariya Rwanda, mwabanye natwe muri ibi biganiro kandi bigikomeza, cyane cyane muri iyi ngingo ivuga kubaho mu kuri. Ni ahangaha tusubikiye kubera ko tugifite byinshi tuzaganira kuri iyi ngingo, kuko kubaho mu kuri ari ubuzima. Nk'uko twagiye tubyumva, ni ubuzima duhamagarirwa kandi nibwo bumuntu. Kubaho mu kuri niko kubaho nyine. Ndagira ngo rero dushimire Padiri Kayisabe, turabashimiye cyane. Murakoze, nanjye ndabashimiye. Namwe rero turabashimiye kuba mukomeje guhitamo radiyo Mariya Rwanda, mugafata umwanya wanyu mukawuduha muri iki kiganiro Twige Kubaho. Dusubikiye hano rero, tuzakomeza ubutaha. Mwari kumwe na Vincent de Paul Ntabanganyimana. Icyo cyari ikiganiro Twige Kubaho kuri radiyo Mariya Rwanda. Ikiganiro Twige Kubaho mugikurikira ku cyumweru saa 12:30 za mu gitondo, no kuwa kabiri saa 3:30 zo ku mugoroba kuri radiyo Mariya Rwanda.
mukeneye kuduha ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo bijyanye n'ingingo tuba twaganiriyeho muri iki kiganiro, mwatwandikira kuri email yacu twigekubaho@yahoo.fr. Twige kubaho.